Katuri muturita mutangira ibintu byo gucana inyuma uyagacima yasinze yanyweye niba amaze kunywa ugiye kumuca inyuma ejo arabimenye nawe agaguca inyuma byagenda bite ibintu babyangiritse pe babyangiritse waba ari ugupingana niba umugore ari we waba umugabo umva ibintu babikomeye rero hari ibyo njya numva nanone ngo nta mabanga y'urugo cyangwa se nta mabanga y'abashaka kubibaza bikurikirana abatazi kubikurikirana no kubinoza ni ruzungu bikurikirana ugacukura aha umva mu rugo ntabwo habyoroshye ibintu ntabwo babyoroshye hari nk'umugabo nyine buraho ngaho ntawe urumva umuntu bakwisakabwa gusa kuko wabaye akabwa kandi ukadafite n'icyo urumva hari ibintu mu buriri nuko ariba musesenguranye musesengure tubivugeho kuko ntabwo byumvikana mu buriri kuko ubuse ayo mabanga ntayahe tuyagereho nyiriza ahandi umuntu waba yamubwiye ngo nakabwa nta kintu aba yishoboreye hari ibintu ni gute umugabo yinanirwa rero tubivugeho nabyo hari nk'ukuntu umugabo aza avuye mu kazi n'ubura bavuye mu kazi n'ubundi agomba kujya mu kazi tuba birazwi pe ariko rero hari igihe mugera nko mu buriri koko umva umurose ikibuno hakurya hakuno hirya hino habe no kubaza ngo mwaramutse kandi sinari babyakuzanye aho ngaho cyase yataranzanye kurya umugari ntabwo mbana ariko mbarya barya ntabwo icyo ngicyo mbanara bamutera no kuri gahunda icyo kintu rero icyo kintu hari umuntu kandi bizwi bya bintu tujya twumva ngo ni iki ku mabati ntabwo ndi kumva ni gukoresha ikinyarwanda kizimije none iyo agiye kubikorana umujinya nk'uguhima kugira ngo birangire kaza kwitiraho nk'igiti nakugutegura kuri aho ntabwo nabyumvira mwese ntabwo se waba wishimye gutya nk'ubu nk'abantu bari kudukurikirana hari nk'umuntu wenda utabizi cyangwa se utabisobanukiwe itavuga ngo gutegura ese bategura bata umugore cyangwa babitegura ugomba gutegura umugore uramutegura yewe sheri umeze bite bute mva mbese wakunda ukuntu nawe ugiye gutangira kuriya witaga wishyiramo nyine ugashaka uyu mugabo arashaka tubimenya bivuze ngo imiryango yose ni pa yaza kanagukora naho ngaho ugatangira kumva hose njye mumbwire ugatangira no gukora utabumva uragukora gutya ngo gutya reka niba naguhoberaga gutya ndaza pe sheri yego subizo zawe kanya ahantu hose akagukora wita kumenya ikintu ashaka no kugira gute Yes, reka nongere basuzero bakunze bikiraro TV mwebwe muri hirya no hino yaba muri Rwanda, muri Afrika, hirya no hino yaba Amerika, Buraya, Oceania. Reka nizere ko mumeze neza cyane kandi mukomeye. Ni muri kagazi kaba katoroshye cyane rero tugenda tuganira n'abantu bagiye batandukanye, ari nako kakazi kaba katoroshye tugenda dushaka abantu bagiye bafite impano zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero imbere ya kamera yacu muri kuhabona abantu n'aba baby beza cyane. Ndizera ko muri kubibona nizere ko rero mumeze neza kandi mukomeye. Twari dukumburanye arashize iminsi narimba kumbuye cyane, reka mbanze mbabwiye nti yambi mwese mbahoza ku mutima kandi murabizi ko tubakunda cyane nk'ikiraro TV. Rero nje ndi Maître Gustave nk'ibisanzwe imbere ya kamera yacu muri kuhabona abakobwa beza cyane. Tugiye kuganira rero, turaza kuganira byinshi, muraza kubakunda kandi muraza gukunda ibintu tugiye kuganira. Ndizera ko ni ibintu by'ingenzi kandi by'ingirakamaro. Reka rero dutangire badusuhuza batwibwira kugira ngo tumenye abantu tugiye kuganira nabo ese ni bantu. Kireka dutangire batwibwira. Umeze ute? Meze neza. Amakuru yanyu ni meza. Ndabona mumeze neza murakeye. Sha tumeze neza turishimye pe. Wow, natwe turishimye. Reka nawe tukwakire tuguhe ikaze. Amakuru ahubwo amakuru yawe? Amakuru ni meza. Urumva umeze ute? Ndishimye cyane, meze neza. Ndabona mukeye murasharamye mumeze neza. Ndabona mukeye nka saa sita.
tugomba kuba tugomba guhora turi fresh turi ready. Yes, tuhaye ikaze rero ku Kiraro TV muri Isanga tugiye kuganira kandi turaganira byinshi byiza by'ingirakamaro kandi ndizera ko namwe muraza kunkondera hagashya cyane. Turabyishimiye ahubwo kuba mwaduhisemo. Ati ni byiza cyane kuba twabahisemo. Rero bakunzi b'Ikiraro TV tugiye kuganira nabo. Ushobora kwibaza ngo uyu munsi tugiye kuganira iki cyangwa se tugiye kuganira nabo iki. Kenshi na kenshi hari igihe mukunda kubona hirya no hino mu bantu bagiye batandukanye mu ngo zigiye zitandukanye harimo ikibazo cy'abagore cyangwa se abagabo cyangwa se abatipe cyangwa se abakobwa baca inyuma abagabo babo cyangwa se abasheri babo bitewe nuko hari zimwe mu nshingano baba batubahirije cyangwa se batujuje nkuko bikwiye. So niyo mpamvu rero tugiye kuganira nabo batubwire ese bo ku ruhande rwabo babona biterwa n'iki cyakorwa, ese nirihe banga ribirimo mu kuba wakora ibintu bigashimisha umukunzi wawe bityo akaba ataguca inyuma. Reka rero tugiye kuganira nabo turaza kumenyamo byinshi tutari tunazi, turaza gusobanukirwa. Ndizera ko muri kwisanga mu kiganiro. Byanga ibyo byo mu bintu by'ingo bikunda kubaho cyane. Okay, twenda dutangiye ikiganiro cyacu nkuko mwamaze kubyumva topic tugiye kuganiraho uyu munsi. Ukunda kubona akenshi hari abagabo cyangwa se abakobwa, abatipe se cyangwa se n'abamama bubatse ariko ugasanga hari ukuntu bitameze neza, ugasanga harimo gucana inyuma kwa hato na hato. Wenda duhereye kuri wowe uratangira unatwibwira tumenye amazina yawe nawe uraza kutwibwira hanyuma uwo tubwire ubibona gute. Mbere na mbere ugiye kwibwira abakunzi bacu bakumenye bamenye se umuntu tugiye kuganira nawe ni muntu ki. Murakoze, nitwa Akimana Julie. Yes. Hanyuma Akimana Julie, ku ruhande rwawe ubona akenshi nk'abagabo cyangwa se abagore cyangwa se abakobwa cyangwa abatipe baca inyuma abakunzi babo cyangwa abagabo babo cyangwa abagore babo bakajya mu bandi, byaba biterwa n'iki? Ubona bituruka kuki? Nk'icyo navuga ku bagabo, urumva ku bagabo biba byatewe, hari umugabo ufite nk'irari y'ikintu fulani yabona atakibona bigatuma agira iryo rari kugira ngo ajyeyo, kuko iryo rari ikintu abashaka ntago aba ari kukibona, bigatuma ahita ajyayo kugira ngo ajye aho hantu abone icyo kintu ashaka. Wowe niko byumva ku ruhande icyo kintu ashaka. Hanyuma wowe nawe watangira twibwira hanyuma wowe ukatubwira ubibona gute, byaba biterwa n'iki? Murakoze, nitwa Sisi. Hari umugabo ukunda imiterere, nshobora kuba nta kibuno mfite akabona ufite ikibuno akagishaka kandi njye ntacyo mfite, cyangwa njye nkaba nkunda ibintu byiza nabashe kubibona nkajya kubishaka ahandi. Iyo nangiye ngenda gake gake ngenda birangira ari kwa kundi guca inyuma bituruka muri utwo tuntu twiza ugenda ubona ku ruhande, biterwa cyane muri make nawe umwanya muhana hagati yawe n'uwo mugabo cyangwa n'uwo mukunzi wawe. Uruhande rumwe nyine natwe harejya abagore cyangwa abakobwa tubigiramo uruhare tu. Hanyuma Julie wari utubwiye uti ngiye mbona hari abagabo bagira irari. Koko ubona ari irari ry'abagabo, ese umugabo wabo wamuhaye buri kimwe akeneye cyangwa kwifuza iryo rari akarigira? Murakoze cyane. Kubyirari hari abagabo baba bafite irari pe, nawe urabyumva. Ariko nanone hari umugabo nyine kurya agira irari bitewe nk'ibintu aba atabonye, ariko iyo nk'ibintu yabibonye koko byashaka iryo rari kabisa ntago nubwo yarigira aravuga ariko se kubundi ko mugore wanjye ko ari ibyo nabonaga nubwo yajyayo, ariko aravuga biriya bintu ahantu ndi kubibona ntago ngomba kujya, ubundi agahita agaruka ajyayo ariko tu biri kwanga akavuga tu n'ubundi ku mugore wanjye ndi kubibona, ubundi reka ntuze ngarukira umugore wanjye ubundi mba ngenda biri kwanga. Ariko natwe
ku bagore natwe tugira urumva tugomba gufata ahantu habiri. Ariko ngewe ndagira ngo no tuganire muri rusange. Ikintu narimo ndabasha kumva neza. Ibyo bintu umugore cyangwa se umugabo batari kubona. Ni nk'ibiki ko mukomeje kuvuga twebwe rero abagabo murakoze abagabo baba bashaka keya. Wowe mugore uraza nk'umugabo agomba guturuka nkariya hirya umva nturebe mbese nturebe ngo yaje ntiwite niba ahantu wari wicaye uraguma uhicare guteze. Umugabo nukumufata umugabo ameze nk'umwana. Bega abagabo mu bebe aba n'ababebe numufata neza muhekeya sheri wiriwute yafite stress mu mutwe zimwishe wowe nawe umuzanira izindi urumva ntabwo biba bikwiye. Fata umuceri wawe wiriwute mu kazi ari n'igihe biba byanze ariko kubera ukuntu wamuhaye keya akavuga umva sinzi ariko akagarura kaza bigatuma yumva ameze neza. Natwe rero tujye dufata abagabo bacu neza tubafate buriya niba nta kintu afite ntugire ngo kubera ntacyo afite ntubone ko nta gaciro afite. Ntabwo ari byo tugomba abagabo bacu kuvuga gutya. Ubuzima nyine ntabwo bihora bimeze neza, ntabwo biba bimeze neza, ntabwo umuntu ahora aseka ariko nyine vuga ngo umugabo wanjye uno munsi yabuze ejo azabona. Ufate neza sheri karibu mezute nimba ngombwa mukuri mu dukweto pole amakabiri ute urumva umugabo arumva mbese ari areza ameze neza. Urumva atari yagira atari yicara ukahita umubwira sheri none sura itukura urakara amazi akonje se ashyushye se akumva umwitayeho. Urumva rero mbese abagabo baba bashaka mbese ubafate nk'umwe umva n'umubebe n'abana. Hanyuma sisi we ku ruhande rwawe ubona ari iki cyo gikenewe? Ngewe ku ruhande rwanjye nanjye ku ruhande rwanjye nanjye ko byumva rero uwo mugabo ashobora ibyo bintu Julie yavuze ngo keya izo keya zitangwa zite ku mugore. Rero ntabwo naguhake bitayemaye sibyo biterwa nanone nuko mbanye nawe. Urubyutse mu gitondo usize nsinziriye ugiye mu kazi sibyo sunkanguye wenda urwo rusunsezeye urabyutse uragiye uragaruka nimugoroba nanjye sitwirirwanye uraje uje wanyweye nzi ko wagiye mu kazi sibyo ndaje uraje nkwatse rasiyo mbwiye ko nta mafaranga ufite sibyo kandi muri abantu tugira kamere zitandukanye. Nshaka kubona wasinze ngiye nkimajina yuko ufite iki amafaranga kandi nayakwaka ukamakanira ko nawe ufite sibyo. Ubwo rero muri uko nguko uraje wasinze suncuhuje uzusujya mu buriri nta kintu mbwiye ubwo siyo kanjye yaraturuka kuki kuko nje umondagura umbwira nabi. Ariba wowe niyo yaba intandaro yo kuba wamucumye mu mugabo njyewe ashobora kugenda sibyo avuye muri izo nzoga wenda urugero n'ibindi yahuye n'uwo mukobwa cyangwa iki nanjye mfite wasigaye anyitaho n'urugero sibyo bibaho uri kumva wowe niba umugabo watashe yasinze ntabwo rasiyo tayari ugomba kumucira oya ntabwo wamucinya none ubwo biganisha uwo muntu usigara kwake uri kumucinya ushobora kunyandikira bonjour hello wirute sheri sibyo nkagusubiza kuko aya mafone dufite fone ikora ibintu byinshi nshobora no kubikora nabikuye ku mutima sibyo ariko nkareba wa mugabo wanjye uruhande ariho nkareba n'utari umugabo wanjye uruhande ariho ubwo ngiye muri make nzahitamo aha mfite wenda urugero inyungu ariko mfite uwo nzirikana ku mutwe. Ayo umugabo wazaba yitwa iki? Tuvugishe ntago azitwa imbwa azaguma ari umugabo wanjye ariko nyine ufite kereke pari wamusuzuguye aho ngaho ndamusuzugura sibyo
ariko nawe bitewe n'imyitwarire afite umugabo avuye mu rugo cyangwa se igeze anagera mu rugo umugabo aje saa 9 z'ijoro ari gukomanga hirima ku rugi uwo mugabo azasanga nishimye se cyazasanga nababaye subiza azasanga nishimye azasanga nababaye mutangira ibintu byo gucana inyuma yagacima yasinze yanyweye niba amaze kunywa ugiye kumuca inyuma ejo arabimenye nawe agaguca inyuma byagenda bite ibintu biba byangiritse pe biba byangiritse waba ari ugupingana ubwo umugore yabande ubwo umugabo yabande ubwo ni ikibazo cyane urugo rwaba ruhagaze ubwo barumeze te barwiyobora niba umugore ari we waba umugabo umva ibintu biba bikomeye rero tugaruke nanone gato hari ibyo njya numva nanone ngo ni amabanga y'urugo cyangwa se ni amabanga y'abashaka ugasanga harimo abatazi kubigira ngo teva kubinoza bikurikirana abatazi kubikurikirana no kubinoza sinzi dushaka no kubikora ruzungu ari Umunyarwanda no Kongo bari none ibintu by'uruzungu ntabwo ndabisobanukira ni ruzungu kubikurikirana ugacukura twirenge tuhagera cyane none ndibaza sibyo icyo kintu kijyanye no kubikurikirana ese mubona tugabanza tuvuge ku bagabo no ku bagore turaza kubigeraho ugasanga nk'umugore acinyuma umugabo we irirwa musebya ngo nakabwa iki n'iki ese byubona bituruka kuki dushingiye kuri amabanga umva mu rugo ntabwo habyoroshye ibintu ntabwo babyoroshye biba bimeze bite hari nk'umugabo nyine buraho ngaho ntawe urumva umuntu bakwisakabwa gusa uko wabaye akabwa kandi kadafite n'iki ajya kuba akabwa gute nyine mumbwire nibyo dushaka urumva hari ibintu mu buriri nuko ariba bisesenguranye bisesengure tubivugeho kuko ntabwo byumvikana mu buriri kuko mu buriri hari ukuntu umuntu ajyamo ari kuruhuka nka saa sita njye ndashaka nyine n'umuntu uri kudukurikirana amenye se ayo mabanga ntayahe tuyagereho nyiriza ahandi umuntu waba yamubwiye ngo nakabwa nta kintu aba yishoboreye hari ibintu ni gute umugabo yinanirwa rero tubivugeho nabyo hari nk'ukuntu umugabo aza avuye mu kazi n'umuntu avuye mu kazi n'ubundi agomba kujya mu kazi tuba birazwi pe ariko rero hari igihe mugera nko mu buriri koko umva umuntu wese ikibuno hakurya hakuno hirya hino habe no kubaza ngo mwaramutse ariko se hawe nk'umugore niba ubonye bigenza gutyo nta kuntu wagira uruhare ukamubwira ati sheri ngiye mukozeho rimwe kabiri noneho ukaza ugahita avuga ngo mwamva uretse wanyu urumva kandi si niba byarakuzanye aho ngaho byaranzanye kurya ubugari ntabwo mbarya barya ntabwo aricyo ngicyo mba narabuze bamutera no kuri gahunda icyo kintu rero icyo kintu icyo kintu urumva mba mfite ndashaka kugira ngo mutubwire ibyo bintu biba bikenewe ni ibiki uraje icyumweru cya mbere cya kabiri cya gatatu urananiwe sibyo njyewe nanjye ntabwo mba niriwe nicaye nanjye mu rugo sibyo uraza ugasanga ibyo natunganyije akazi ko mu rugo karavuna ubwo si njyewe naje uje ugasanga koko akazi ko mu rugo karavuna byaba atari ku buryo umugabo yaza akavuga wakoze iki ntabwo yakabona ariko ugahita wowe ukamuhereza agaciro wese umubwiye ngo ngenda arushye yabyumva se ntabwo yabyumva ese noneho mu gihe byibuze yiswe ko yiyandayanza akaza akagira ugasanga ntibigize uko bigenda biri aho ngaho hari umuntu kandi bizwi bya bintu tujya twumva ngo ni iki ku mabati ntabwo ndi kumva ni gukoresha ikinyarwanda kizimije ngo babyita ngo kugira amazi amavangingo uwo mugabo nyine we kugira ni nicyo kibazo cyabayemo aho ngaho ntabwo bazi kuyashaka none iyo agiye kubikorana umujinya nk'uguhima kugira ngo birangire akaza kwitiraho nk'igiti nakugutegura kuri aho ntabwo nabyumvira mwese ntabwo se waba wishimye gutya nk'ubu nk'abantu bari kudukurikirana hari nk'umuntu wenda utabizi cyangwa se utabisobanukiwe itavuga ngo gutegura
ese bategura bate umugore cyangwa babitegura ugomba gutegura umugore gute uramutegura yewe sheri umeze bite bite mva mbese kwa kunda ukuntu nawe ugiye gutangira kuriya witaga wishyiramo nyine ugashaka umugabo arashaka umugabo arashaka pe no ugatangira ukiprepara umva ibintu mbese ukayitangira kuva hariya bivuze ngo imiryango yose ni pa kuva winjiye kabisa nta mutima wishimye gutegura ni nk'ibimenyetso cyangwa n'uduce ashobora gukora kugira ngo uvuge ati mugabo yanteguye ndumva none nirekuye ya miryango buvuze yafungutse yose hagiye azakana gukora naho ngaho ugatangira kumva njye mumbwire ugatangira no gukora ukamva uragukora gutya ngo gutya reka niba naguhoberaga gutya utaza pe sheri yego bizu zawe wikanya ahantu hose akagukora nose kumenya ikintu ashaka no kugira gute babyita karisa kugushyira muri mode ukajya muri mode nk'iyo batagushyize muri mode cyangwa batagukoresheje baba bimeze n'ihene irateretse sibyo n'ihene irateretse ihene iraza ikagukubita ihembe ikaza ikajya ukumva mbese nanjye ukumva ikajya muri mode mbega wumva iyo umugabo atashyizemo icyo cyo gutegura agashaka kuza kurira nk'ikimasa ni ihohoterwa ririya ni ihohoterwa pe ububobere ntabwo bishobora kuza reka uraza gute ni ibintu ni mu mutwe utabikize mu mutwe biremera ukumva ko uryamye neza rero uraza uryamye nahiriye igisi koko nahiriye igisi uranza ukumva ko ufashe neza umva bitoroshye utaje ngo ubishyire hano tuvuge ubwo umugabo impamvu ushobora kumuca inyuma ukavuga ati reka ajye kwirebera wa wundi ni uko ibyo bintu yaba atabizi umugabo nawe hari igihe akenshi aba yumva umubangamiye kumushyira amata bishaka tugaruke gatoya kuri sisi sibyo wowe ku ruhande rwawe sibyo ni nk'uduki cyangwa n'ibiki byo byari kuneza kuri ukavuga noneho ndumva wawo ubu ngubu umubiri wanjye yego ni nka gute ni nk'ibiki byaba byakozwe cyangwa bigendaga gute umva sana bigomba kuba nyine vuga tugiye bigomba hari ibice abagore tugira bituma umubiri wacu umera neza wowe ushobora kuzikamuraho uri umuntu usanzwe ku gice cyane cyo hejuru mwumva ni ibintu biraho kuko umugabo wanjye kuko turisanzuranye turakundana mwiyumvamo sibyo kaza sheri bite wana hose nashaka kaza ugira ahantu hose no kubina gatoya umenya ko uteye ubuzina ngiyoza ubuzina yaryo ngomba gukora gushugahita nimwe rero ndaza gutuma mbishaka imbere ya kamera nanjye gasanga usubira ndabutse dushatse imbere ya kamera mwafashe iki nk'abatumirwa twatumiye wakihangana ukaba ukikontorera nawe muri wowe wiyumvamo nawe ndamutse nakwiyumvishije niba nakwiyumvishije nanjye ubwo ndabanza nkabitekerezaho ubwo nawe ugiye guhita umfatirana waba ubaye nka wa mugabo uguparamira nka moto cyangwa sibyo ubwo mubitekerezaho soke tugaruke gatoya hanyuma twe turi kuva ku ruhande rw'umugore ku ruhande rw'umugabo hanyuma ku mugore sibyo niki cyo umugabo ashobora kuba wenda gishobora gutuma uvuga ati ngiye kumuca inyuma noneho nigendere umugabo wanjye byaranze burundu biriya bintu bivuye kure no guca umuntu inyuma ni ikizami gikomeye cyane ni n'ikintu nyine haba hari impamvu runaka ibitumye ujyayo pe kugira ngo ujya guca umuntu inyuma ari ibintu biturutse ntabwo uhita biza ako kanya bitinzemo ubibonye umuntu ugiye kuguca inyuma narihanganye ushobora no kumbana urugero nteye neza cyangwa ndateye neza wa wundi ushatse ariko kubera yuko njye hari akantu njya nkukorera kagukwega wajya na muntu ukavuga ati aka kantu ni nk'agace ushobora gukorera umugabo ako kantu ushobora gukora umugabo kakamukurura ni nk'agace oya buriya mu buriri habamo ibintu byinshi ntabwo wabisoza biragaragara hanyuma se noneho tugaruke umugabo akifata akagenda akakuzenguruka akaguca inyuma asebyo ku ruhande rwiwe kandi uri umugore wiwe wenda ntacyo ubona ari nk'iki gishobora gutuma umugabo avuga
reka nigendere cyambere nshobora kuba niyitaho sibyo nshobora kuba niyitaho sibyo niko nawe uri kubyumva uri kubyumva uyu munsi ndoze ndaho ngaho nta kintu witaye uracyari ibyuya uracyari amashereka yashoshe hano yamanutse wiri umesi mekori ni pararara mugabo araje azanye umuntu cyo n'umugore wanjye bikamutera n'isi anakwifuza amazi yagusigiye iyo rasiyo shaka ari 3 2 4 biterwa nuko icyo gihe umufuka bihagaze Kigali dore abafite ibintu byinshi nshaka mfite ubwo bugari cyangwa mfite uwo muceri sibyo ajya kuguriza umboga cyangwa ndaburaho n'amazi yasenga ni koko cyangwa byaraye ko kanengwa ni ikibazo gikomeye amafuta niyo babura nasanga bwirira umuvandimwe ati mama amafuta nkisiga ariko naka niyo natasiga ariko nakarabya tuve ku kintu cy'isuku hanyuma tugaruke muri cya kintu cya hahandi nyine kubikurikirana none we aramusagiye kubikurikirana agasanga hari ukuntu we ntiyagenda ni nk'ikibondo ubona gishobora gutuma umugabo wanjye asigaye inyuma kariya kagore cyangwa uriya mugore yantwariye umugabo ubona nk'igishobora gukora ikintu gishobora gukurura umugabo akavuga ati noneho uriya mugore umutima wanjye wose arawutwaye arawuyigaruriye agomba kukimuha neza ariko we no kukimuha neza kikagenda kikamunuka niba kiba kikamunuka akiyumva kabisa ko ari areza kabisa ko igitabo kiba kimeze n'urutangirize wagasana rekura no kukibumbura mugiye kubumbura igitabo agahumura kabisa nkuko parufe biri kubumbura none hanyuma se bwo ndibaza sibyo twihuze cyane uratekereza ko wenda bavuga ati ndakimuha gusa byo bihagije ngomba no kugira tekinike ziba zihari agomba kugenda nko hanze agasanga ko ari tekinike zindi akavuga ahangaha nzigumira ahangaha n'ibyo tekinike na none ubona twishe none si abantu bungurana ibitekerezo wabaye agomba nko kuza agasanga kwa kundi ukuntu wimereye niko ako kantu kihishemo ushobora kuvuga ngo ni udutekinike ubuzi ni nko dutekinike ushobora gukora ukigarurira umugabo ibintu byose bama agakungu sibyo nshobora kuba nziranye nawe nk'uko twaba twicaye gutya turi kuganira umva arakantu umva ni gashya sindakabona kuva nahura n'umuntu sibyo cyangwa n'umugabo nawe akajya hano akumva aragakata bagenzi be bavuze tugira gutyo ukagera ariko njye ntabwo uri gushaka gusesangura neza utudukata iyo muri kuvuga gutyo abakunzi bacu ntabwo bari kubasha kubikurikirana ngo babyumve utwo dukata ni nk'uduki mumfashe mutubwire mumve muri ntuza muri open hano mutubwire tuko turi kuganira turi mu kiganiro turi kungurana ibitekerezo ngo turebe ko wenda nk'abakunzi bacu cyangwa se abantu bari kudukurikirana byibuza ko nabo wenda hari icyo bakigiramo cyangwa se hari icyo icyahinduka njye ndashaka kumenya nyirizina utwo dukata mushaka kuvuga ni nk'uduki ubwo turi hano turi kuganira nimwumve ko rwose ari ntuza ari open tuganire utwo dukata ni nk'uduki hari nk'ukuntu muri ibyo bintu bibamo nshobora kuba nkunda kuba ndyamye cyangwa nkunda kuba nicaye wenda tuvuge position yani ku ma position umugabo nshobora kuba nkunda kuba ndyamye cyangwa umugabo wanjye agakunda ko mba ndi hejuru yes hanyuma ndi kwibaza sibyo ku du position urimo uravuga ngo ushobora kuba nkunda kuryama wenda muri hejuru donc ese izo position ndajya twese tuzihurizo tuziganira arega bari twinshi ni mutuwe rero byajya mu dusesego ukarya mu nkuruka ubwo si uzaryama nk'utana buja uri kumva hari bajya bari gucukura wese gucukura runonko uryamye nk'umunani nk'umupfu ubwo si uri kumva ibyo bintu byava ntabwo bibaho imvu yabona ko namushaka Sheri. Mvane muri kumwe. Mukumvana. Ugashimana nawe akagushima. Ni n'ize system umugabo washobora gukora ukavuga ati cyakoze umugabo aranyemeje noneho amujeho nabe
ziba ari nyinshi ni nk'izi nyinshi hari ahantu nyine hakoruka kabisa umva ibintu ni sawa abantu ni abantu natwe n'abakuze baturenze ntabwo barahamenya aho hantu baracyashakisha akumaho gutyo ukumva yewe mana we kumva n'ubumva wageze mu ijoro ko muri mu ijoro rya gatanu buryo kubaza ngo hitwa nde nawe ushaka kubishobora subira inyuma kari kuba wagiye uri mu yindi si ubu uri ahandi ariko ukavuga ko senda ubwo buryo bushobora gutuma umugabo neza atavuga ati njye hirya cyangwa ngere gute warega ni munani yakeya nayo none se nabyo biri nawe bya nani byakeya hari ashobora kujya akabona umuntu yenda zirakeya naza zisanga ahandi uri kumva atazahera hariya rero umugabo ashobora akunda gusoma nawe utabikunda cyane agasanga iminwa bakayirya wani yirya urumva wowe udakunda utunwa utunyunguta arakuzaniye bizu yisugi ariko ni ukuvuga ngo uba ugomba kumekinga sure ibyo umugabo wakunda nawe akabimenyera ukabikunda cyane rwose ukabyukumva akunda hano hari akandi kabazo akunda ahangaha nawe ukamenya mugabo wanjye akunda hano ikintu ugomba nanjye ngomba kuhitaho ugomba kuhacangamukira kugira ngo ubutamu umunsi si ukoresheje hanyuma cyane ishuri ryigishirizwamo positeri none se ubejo wagira umeze ukaje ukongera ukagira ukaguma kuri iyo moteri ushobora no guhindukiza ntabwo ugahindukiza uteze hari 8 hari 9 hari 11 ni mu mibare hari detani natubwiye se natwe tukabasha kabiranye urumva ntabwo biba byose hanyuma ya gatanu ni iyi ya gatanu yo noneho ni rurangiza uhita ukora gutya vi warangiza ukagana amahano ukamera nk'uteze amaboko ntabwo biba byoroshye iyo niyo ya gatanu kandi n'igisuko kivamo n'ubimenye kandi ibyabaye ukazabyibuka hanyuma se tugaruke ko wenda tuvuga uri nko muri iyo mudu watwawe bimeze gutyo urumva ufite gahunda yo kumwiha ugasanga niba abagabo bameze nk'isake cyangwa amasogonda 15 agahita kuvaho hari umuntu bibaho ni umubiri nawe ni umubiri hanyuma wowe wakumva umeze ute wabyakira ute ku giti cyawe ubwo bisaba atanakongera kujya muri mudu kujya muri mudu ntabwo akongera amasegonda 2 ubwo wabivamo reka nkubwire buriya mwahanye umwanya nayo amasegonda birashobora kurenga sibyo bitewe n'ibyo mwakoze bitewe na ko nanone ari umugabo ugusondeka wabyakira ute buriya agusondeka najye ahandi nawe wabimenyera ariko wakihanganira ubwo buribwe bwa buri munsi sigora ariko biterwa n'ukuntu nanone muba preparation hari igihe mwese mugomba kugiramo mukajya muri mudu rimwe cyose ibintu bigatungana biba bitoroshye umwe akabutamu n'ibindi kiri umuntu akumva bikamubera isukari bikamubera ubuki bikamubana ubuki wowe bikamubera ubuki n'undi bikamubera ubuki ugasanga ibintu bibaye ubutamu adako ubwo urugero bakamenyerwa ukumva ko kire yawe ari iyo cyane rwose iyo uri umuntu unyurwa udafite kwabure hejuru hari ikindi kintu ukunda kubona ku batipe tubagarukeho ugasanga nk'umutipe nta kintu na kimwe agakorera umukobwa ariko yagira ngo aramukeneye umukobwa akikawe isa nk'umuntu akumenya buri kimwe akaguha buri kimwe cyose buriya hamwe nakubwiye ati wampaye cyangwa iki kumva icyo kibazo cyari kigoye umuntu agukorera buri kimwe cyose ntacyo akwima ariko wageze aravuga ati sha ndumva byanze rwana wabigenza umuntu uguha wabwira uri umusista se uri umugore tuvuge uri nk'umusista cyane cyane biterwa hari umuntu uguha nakururu ya danje mufitanye nakururu ya danje ataravuga ushaka wenda kwirira ibyo si bimubwiye ntabwo si uyu nguyu ari nambwira ngo nanahagaritse akumereze ibyo ngibyo bizabirangiye hanyuma umuntu ashobora kuba yaba gukorera buri kimwe cyose akakwita akagufasha buri kimwe byose yakubwira ngo ngwanaho gutya na gutya wowe ukamubwira ati biva kure ibi ni mu mutwe ni mu mutwe ubwo njye naba ngwa buri kimwe cyose ntacyo mburana naki nakubwira ati bibeze gutya na gutya ukavuga ati ntibyavamo biravuna cyane hari umuntu ugukorera ibintu nk'ibyo ngibyo
umva kandi nawe wagira icyo umubwira nta santima n'imwe ahubwo mufitiye ari ibintu by'ibyo hari umuntu wagukunze kubera ibintu kubera ibintu buri kumuha wagize ati ngo arigiye gukunda hari n'undi ugukunda nta bintu yaguhaye ariko ukumva niwe ukunyuze urumva ibintu rero ntabwo biba byoroshye ubwo umuntu akakubwira neza neza ukamubwira ati ntibishoboka cyane rwose akavuga uri nguyu ari kumbwira ibi ahubwo wowe niba bya bintu yamagana ashaka byihorera hari igihe bya bintu abiguhaye yabona nta kintu akuvanye agahita kure kuko ngo umenya ko nta rukundo yarafite aba afite icyo yashaka kimwe yamara kukibona akavuga hanyuma afite nko kwihangana akabyihanganira nawe wazagera igihe ubwo ngubwo ntawamenya umuntu wese afite umubiri umuntu dufite umubiri gucikwa bibaho ushaka gucika ukicuza nyuma ushaka no kubikora wabiteguye ariko biba bigoye tugenda rero twirukanka tugenda tunagana ku musozo w'ikiganiro cyacu mubona ku mpande zombi ariko umugabo ariko umugore iki gishobora kuba cyakorwa kugira ngo abe hatabaho ibintu byo gucana inyuma cyangwa se byo kuzenguruka kabasaba ubwumvikane kugirana inama nk'ikintu kidakunze ukamujye mukakiganiraho ukavuga sheri gutya na gutya njye ndabona twakora gutya na gutya niba hari ikintu kitagenze neza akamubwira gutya ntabwo ari sawa njye twakagombye kuba twabikora gutya babona ari ibintu byo kuganira buri ibintu byo kuganira ni byiza apana ibintu byo gufata umwanzuro kuhubuka nta kintu gikorwa ibintu birangirika uzi uko hari gore n'umugabo baba basezeranye mu masezerano mariage byose bikaba ariko ugasanga bamaranye amezi atandatu ni menshi divorce kabisa nziza divorce iterwa n'iki mubona ubwumvikane buba n'ubwumvikane ukemerwa kora ubukwe cyane rwose kubera ryarari ryanjye nibitsemo sibyo cyangwa mfite inzara y'amafaranga cyangwa inzara y'ubutunzi njye nahagera kuko nzi yuko iyo twasezeranye ibintu byose hari ibyacu iyo tunaniranwe turapasura buri wese akajya mu akajya ahangaha ubwo rero iyo bigenze uko nguko ni hahandi azi umugabo kumva nta santima yakwegera wasa ushobora no kubikora ufite undi we wiyumvamo ku ruhande rwawe ariko ukabyo ngibyo ni nko ubundi muri make bari nko gushaka aderesi nyine mfite umugabo ariko ufite ahandi ucamo ukagenda wowe ubisahura ubijyana usahurira wa wundi ufite hehe umutima uri ku ruhande urumva uba warazanywe n'ibintu bibiri byashoboka ko wabana n'umugore kandi we afite gahunda afite kuri wowe ibyo bibaho n'abagabo babaho umugabo akava mu cyaro asize umugore asika afite n'abana yagera muri Kigali duhuzwa n'ibintu byinshi cyambere nshaka kwanje mu kazi ko mu rugo uje mu kazi kizamu ibintu bitandukanye sibyo nje tugahura n'iryararinka ashaka kugira aderesi yo kutirwa ibintu byo kujera ashaka kujera hari giye kwiruka mu bagore cyangwa mu bagabo ubona biri kukugira ute bikwica nabi uvuga ati reka nshaka uyu nguyu yicara ahangaha muhahire mumenye ariko ufite n'undi sevingira hehe mu ntara ukarinda umarana nawe iyo myaka yose ukazabimenyanya mu bintu byarangiye nshobora kutihangana njye naraje gushaka njiyumvamo ko nje kubaka sibyo naza kubaka we nkasanga afite izindi gahunda ari ukugira ngo ngire igikoresho cyawe ndabimenya kwihangana birananiye abantu tugira imitima itandukanye kwihangana birananiye nyandi usanga nahemutse urugero reba nk'ahangaha ushobora kuza nabimenye ugasanga utuntu twose nasoye nagiye kandi twararanye ibyo bintu byakozwe byabaye ariko ndi kukubara uko isaha ishira nkubara ukanada uva mu rugo utaramenye icyabaye kumbi none ubwo ikintu kiri aho hagati aho ngaho cyakorwa ni ikintu ubwumvikane ikintu cya mbere ni ubwumvikane ikintu kitarimo ubwumvikane ibintu biba byangiritse biba byapfuye unabaza mugenzi umubwibaza bigomba kugenda gutya sheri nawe ukamubaza sawa tugomba kubikora gutya ikintu cya mbere ni ubwumvikane ahantu hatari ubwumvikane kandi nawe umuntu niba mushaka kabisa mugira ngo mushyire hamwe mugomba gushyira hamwe tukavuga turakora gutya na gutya mukagira ikintu kimwe muri buze
ndumva rero bitoroshye kandi binagoye kubaka buriya ntazagire umuntu uza kubwira hari abantu babona abantu bubatse kandi akameze neza kabona ni feeling ko bararira mu gitondo ntabwo biba byoroshye no kurya hari umuntu uri mu nzu ye indi akataraboneka ariko ntabwumvikane ahora arira cyane no bwumvikane none se ahantu hatari ubwumvikane n'iki cyakorwa kugira ngo bwumvikane bose nabo bagomba kubyigaho bakora kabisa uko ibyo bishoboka byose icyo kintu guhengamo bakayigarura kuko kidahari ntabwo bazikira kiri mu nabarukwe kiri mu nabarukwe nta kintu cyaba kizima sinakubwira ngo mugabo wanjye ungenda abona ko ndi kubona kano gakweto kawe se kandi ndabona gashaje mukabigiraho inama mugihe nta mafaranga ahita abona yo kukagura oya hari igihe hari abatari kavuga ashari uretse reka ndashakisha amafaranga ko wigeze kubivugaho yaruzanye nta kibazo bigiraho ikibazo bigira ntabwo uvuga ko ari agashyo muba mwabiganiyeho kandi nabo babibona ibintu byo kuganira buriya ni ibintu by'ingenzi pe umuntu akaguha umwanya ukamuha umwanya umugore wawe n'umugabo akahereza umugore byagera noneho hariya mu buri kintu cyo kuganira ni icyambere ko muba mugiye kujya mu burisi nabyo mugatangira kusa nk'ababiganiraho ku marenga nyine iyo ziriya gahunda zajya zibaho zo kutabinoza neza ntukagende ngo ubibwire abantu bo hanze nk'abantu n'abagore bagenda basebera ntabwo niba ukwiye kubivuga ni ibanga ry'abantu abo nabyo byaba inama yo kugira ngo yo makimbirane y'amatiku uragira nabyo byumvishe hanze hari hanze urabyumvishe nabivuze uko nabivuze ntabwo ariko babivuze bo bavuze nawe baraza kwiyongeraho n'ibindi nawe naza kubitiramo wa mujinya ni kwa kurwana ni kwanga kwamarasi yagiye ahandi hanyuma ze gogo ushobora gusanga nk'abagore cyangwa ku kindi kibazo kigihari tundi turagenda dusoza tugana ku musozo ugasanga nk'umugabo cyangwa umugore hagati yabo harimo kudahana igihe n'umwanya ugasanga wowe nk'umugore umugabo nta kwitaho nta guha n'umwanya ariko ku ruhande hari nk'agatipe cyangwa se nk'akandi kajama kakwitaho kaguha akagufata neza niho hahandi usanga urugo rwasenyutse kavuga yo nguyu n'ubundi nta mwanya mpa nawe ukabona nawe uruhande nta gaciro ari kubiha ugasanga wagiye hehe kandi nuriye aho ugiye nta kintu gihari ntacyo pe nta kintu kiba gihari uwo muntu ntabwo azagukunda kurusha wa wundi wo mu rugo rwawe azabiguha rimwe kabiri birangirira aho n'undi ko waje hanze hinjire mu nzu ugasanga ni ikibazo ariko kundi ruhande keya n'umwanya biba bikonda keya umwanya birakenewe hereza mugenzi wawe umwanya wo kuganira uwo mwanya nutanabona igihe ubonekeye bubyaza umusaruro sibyo umugabo ashaka kubyuka mu gitondo saa 12 agiye mu kazi aba ari ibintu byiza umugabo nebyira agiye mu kazi yagarutse saa 3 araje arakarabye agiye mu kabari kabari si ngombwa ntabwo ukamubujije icara hari ibintu ugomba kureba bimwe na bimwe bidahari mu rugo kavuga ati mugabo wanjye amavuta yashize isukari yashize akabise araje arahagurutse agiye mu kabari yaje saa 11 za mu gitondo yongera agira ute agenda ibyo bintu urwo rugo ukumva ruri kubakika cyari gusenyuka gusenyuka naho na za keya zizaboneka urumva keya nazo ziba zikenewe muhekeya pe uko bikwiye urukundo rube haruha n'ahantu rero hari keya buri kintu kigenda mbese kiri koroha aho byari bikomeye koroha akomeye akoroha niyo habaho kuza akabona nta byishimo agomba kwinjira akakubaza ati mugore mwiza cyangwa umugabo mwiza haba ikihe kibazo kutamvugishije byagenze ukagira amatsiko kumenya kuko bya bintu ntabwo ari kubibona se ariko banza ntabwo babaje urumva kwa kundi ukunda niyo ikibazo cyabaye ahita bimenya umva byagenze gutya niba namusukiraga amazi ayo nyiguhaye nakansangaho kandi rurashye ubundi yakoresheje ibintu bishoboka byose yasanze umuntu yamugezeho ariko umva umutima wari ugiye kumuvamo uwo muntu rero kuko noneho yakeye
abona yaje yahise ayibura aravuga sha ibi bintu byahindutse urumva rero ahita abimenya kuko yahise abimenyera ku muryango abona umugore amuhereza karibu ariko ari kubona ari kwinjira mu byumba akavuga ahantu hari akantu uri kumva acukumbura avuga hoya hari ikintu uri kumvisha urumva rero biriya bintu biba bikenewe uruhande rumwe n'abagabo hari igihe babigiramo agomba kuguhakira nawe ukamuhakira apana kwiharira wenyine ubushobozi sibyo si uko nabuze abandi bakimwe ariko kuko njye nshaka ibikuvuye mu biganza twashakanye nta n'umwe winjiriye undi ntacyo twabanye twabitekerejeho twese wiyemeje ikintu cyose nzakenera ko uzagira ute uzakima mu gihe ugifite ubushobozi uri kumva noneho njyewe ndabizi ko ugifite ubushobozi icyo kintu gitwatse umwaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu nzabifata nk'iki nzafata kunca amazi ku nsuzuguro uri kumva noneho njyewe kera kito ndatirimuka iminota mike cyane sinari mfite niyo gahunda yo kuguca inyuma nayo nari mfite nshobora kuzabikorana wa mujinya mubutse ariko ingaruka ugasanga havuyemo ibintu bibi uri kumva yego n'abagabo uruhande rumwe ntabwo hari abagabo benshi batumva abagore babo bajya baduhereza umugore aransuzugura afite fone ukabona noneho nzanye taci isi yavuye mu mitsi iyo taci uzayavuye he iyo gatushe uzayavuye he ko nayo kwatsa ukayinyima ako kanya uzahita wibwira diregite ubwo ni ukwitanaho no guhana umwanya bikenewe uri kumva ukumva ikintu ngeneye mu kumenya mugenzi wawe undi niba ukuntu yaba ameze hari igihe umuntu agomba gukomereka nkuko nanjye menya agomba gukomereka urabimenya gute wabimenya utakumvisha bya bibazo byawe nkuko nanjye menya ngo inkweto yawe si hanaguye umwenda wawe si umeshe nanjye menya ikibazo cyanjye mfite sibyo mu gihe utacyumvishe nzajya hariye akimene kabiri gato wowe kudasubiza inyuma amaso ngo uyu mugore niyo naba nagikoreye mu kazi mu karaka runaka nirimuke mu rugo mbwiye ako karaka ngiyemo sibyo urabonye ndagendaje nzanye ifaranga nzanye igisozo ryavuye uzi ndikuye he nshaka mvuye gura n'icyo gishuga dadi nshaka mvuye gura n'icyo gishuga mame wana cyo ni ibintu ibyo bintu nabyo biri mu bintu bisenyera abantu sibyo niba nzanye ikintu ngiye mugore wawe menya ngo nyikuye aha cyangwa mbaze ngo kivuye aha ngaho urambonye rimwe kabiri urandetse si umenya ahantu icyo kintu nyikuye kuki utashishikazwa no kumenya umuntu utakwitaho ntabwo yamenya ngo bimeze bite ntabwo uraruna rukweto ntiwarunguriye wenda rurahenze wenda ni 30 azirwaye ugomba gushaka nka buriya wanzanira ugomba kuza nkavuga kabona nasutse ukamenya aho menshi ntabwo bishoboka kabona nisiza tungutu kavate madamu wanjye yavuye hera yego kuya ko namusize mu rugo musanze mu rugo ibintu tibiragiye ibintu nabira bintu nabyo abantu bagomba kubitekerezaho ko nabyo biri mu bintu bigira bisenya mugore mugabo ugomba kumenya aho umugore wavanye ibintu abagabo tuba tubizi mu mwagerageje pe ntabwo mutagize uba wihirinze ibintu byose niyo wajya no kunca inyuma gira nanjye umenye icyo nkeneye mu rugo nimbyumva bitanze ahandi nanjye nca mujinya ni mu gukoresha byinshi wa undi wamumagaraga muca amazi nanjye ndamihamagarishwa uwo munsi mwitereteshwa kuko mfite icyo ngize kuko mfite icyo nshaka ni n'umujinya uri kunkoresha wowe uraje urakibonye wumvishe telefone mu buriri nijoro saa 4 saa 5 uri umugore w'umugabo uri umugabo w'umugore menya icyo kintu aho cyaturutse abagabo nabo babigiramo uruhare kugira ngo umuntu ace umugore inyuma cyangwa umugabo twese tugiramo uruhare yego ndizera ko umuntu wese uri kudukurikirana cyangwa uri gukurikirana Ikiraro TV hari byinshi basobanukiye kandi wenda hari ibintu bamwe na bamwe bashidikanyagaho batari bazenda bagiye bamenya so rero tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu reka mbere na mbere mbanze mvuge nti Mana Nyagasani turabashimiye cyane nk'Ikiraro TV twizere yuko n'ubutani tubakenera tuzababona nta kibazo nta kibazo turishimye kuko mwaduhisemo ku kiganiro TV nk'abakunda Ikiraro TV Ikiraro TV nk'abakunzi bacu n'iki mwababwira abakunzi bacu songo koko mana nabo ubwongo bw'ibintu ni ukudukunda badukenera nabo tuba turitaya hari niba hari indi nama bifuza kumenya
bakabageraho cyangwa bakatugira natwe tuba dufite n'amatelefone no ku biganiro hose bakajya batureba ku Kiraro TV ni karibu kabisa n'ukoze bagakora subscribe share like na comment abantu benshi bakabona iki kiganiro cyane bagomba kukimenya ku Kiraro TV kabisa agomba gushyukambuka ku kiraro watwita Kiraro Igenda ku kiraro byoroshye yes ni kiraro natwe yeta twabyoroheje hanyuma rero iyo turi gusoza ikiganiro tugira ibibazo tubaza ndakubaza 2 nawe ubaze 2 hanyuma dusoze ikiganiro cyacu tunashimira abantu babakomeje kudukurikirana reka mbere kuri Sisi ibibazo ngiye kukubaza ni 2 uri tayari gusubiza ibibazo ngiye kukubaza nimba bitagoranye nari biri ko ndagerageza uri tayari urumva uri tayari gusubiza ibibazo byose ngiye kukubaza abandi kurebamo hano ni sana ngo ikibazo cya mbere kirabaza kiti uramutse ufashe 45 ugakuba 4 ukagabanya 0 ni kangahe cyangwa ngaho naba mbeshyira rwose 45 gukuba 4 ukagabanya 0 45 45 fois 4 divisé 0 ni Tunaanza kushira ruza kwa kirako ufashe 45 ugakuba 4 ukagabanya 0 ufashe 45 ugakuba 4 ukagabanya 0 45 ugakuba 4 ukagabanya 0 ukagabanya 0 ukagabanya 0 Mana ndumva je nakiri guhinduka n'ubwo ufashe ibirayi 4 ukabikuba inshuro enye ukabigabanya 0 n'urugero Mana ndumva biri kuva kuri ibyo bintu wongerewe kiragoye reka dukoreze tukubaza ikindi kibazo sibyo niki cyateye itumbagira ry'ibicuruzwa ku isoko ibibazo ibintu n'ibintu urahita mu kimwe sibyo intambara ya Amerika n'Ubushinwa sibyo intambara ya Ukraine n'Uburusiya nihe nike kibazo intambara ya Ukraine n'Uburusiya perezida wa Uburusiya bamwitande ntabwo muzi ko simbikurikirana cyane ibiri perezida wa Ukraine nakuzina ryiwe ntabwo mubizi nshaka batukoresha hanyuma Julie reka tukubaza igihe 4 inshwa bacyandika gute inshwa igihe 4 inshwa yes ni inshwa sa na ha na ya na wa iyo ni inshwa ndashaka umbwira igihe 4 inshwa inshwa bacyandika gute bitagiye 4 inshwa ni na sa na ha na ya oya ni na sibyo na sa na ha na wa oya iyo ni inshwa ibintu byamaze igihe kinini niga none se umuntu aramutse akubwiye ngo ngiye kuguha location yaba avuze ngo iki ngiye kuguha location yaba avuze ngo iki nani si ikibazo banzara location nakubwiye ngo Julie ngiye kuguha location yaba akubwiye iki umva nge bicara ariko ni icyongereza niba barakuvuze ngo Julie noneho reka nguhe location ibindi turabivugana nyuma yabashatse kukubwira ngo iki umva location ari nk'igiti we icyumvisho umva location ari nk'igiti numva hari ikintu ahari bagiye kuguha urubanza n'igiti nyine n'igiti ni nk'amafaranga ni imodoka ni inzu ni niba ari inzu niba ari imodoka niba ari telefone ntabyo umva ari location gusa bayitwara nko mu mufuka se cyangwa mu bag banza bayitwara yes
Yes, reka turashimira cyane abakozi b'Ikiraro TV, nizere ko mwebwe mukomeje kudukurikirana mwaryohewe kandi nizere ko mwakunze ikiganiro twabagejejeho hamwe na Sisi hamwe na Julie. Si twatubwiye ni Julie? Julie. Yes, reka tugushimire cyane. Murakoze. Ndishimye cyane. Rero ishimye bigenda gute? Urumva nyine mba ndi guseka, bese babyandenze. Sisi nawe tugushimire. Nanjye mva murakoze cyane, nanjye ndabishimiye cyane. Gera ijambo vuga. Ku bantu bari kundeba mva bikaza ariko nari biratwika. Yes. Bari kutureba nyine ku Kiraro TV. Subscribe. Share like na comment. Byose umva ibintu natwe tugiye kubakubita ikintu bita ubutamu. Ni nk'ahari buri cyumweru cyangwa buri kumva buri gihe ubwo ngo tugomba kuganira ku bintu duhora turi ready buri munsi. Muzadushaka muzatubona pe, kandi turabishimiye kuduhereza icyizere, namwe mukaza kudushaka mukaduhamagara. Na boss nyine ni ukumukubita akantu k'ubwenge. Gano kubwenge. Yes, reka tubashimire cyane abakunzi b'Ikiraro TV, mwe mukomeje kudukurikirana. So reka rero nkubwire wowe utarakora subscribe, share, like na comment ko wakora subscribe kuri channel yacu. Ndizera ko ibiganiro byiza nk'ibi ngibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye tuzajya tubagezaho, muzajya mubikunda. Waba ufite impano, waba ufite impano idasanzwe, impano iyo ari yo yose, Ikiraro TV turahari ngo tubabire ikiraro kugira ngo tubashe kuba twabafasha kugera ku nzozi zanyu se cyangwa kuba mwakitinyuka. Rero reka mbashimire cyane mwe mukomeje kudukurikirana. Imana y'amahoro ibandebera icyoroshye. Nge na Maître Gustave nk'ibisanzwe. Ciao ciao. Wow.